hanyuma ikindi abahanga bagaragaza nuko Isilamu muri 2028 ishobora kuzaba ari ryo dini rinini cyane ku isi nkuko ubushakashatsi bubigaragaza mu bijyanye n'abayoboke. Hanyuma ubundi bushakashatsi bugaragaza ko hazaba haravumbuwe ikoranabuhanga rishobora kugenzura intekerezo z'abantu. Nanone ibiribwa bikoreye muri laboratoire muri 2028 mugomba kubyitega, ukabona inyama zakorewe muri laboratoire, abantu bakazajya barya inyama hatagombeye kubaho kwica itungo runaka cyangwa se ibihingwa bindi, imboga zigakorerwa muri laboratoire. Bizaba bishoboka ko ibintu byawe byose byo kuri internet bishobora kujya mu turemangingo fatizo twawe twa ADN, ku buryo bagupima nk'amaraso cyangwa se bagapima umusatsi wawe, bagahita babona ibyawe byose biba kuri internet. Ibintu byose wahuje n'ikoranabuhanga bakabibona, bafashe umusatsi wawe bakabona konte za banke, umwirondoro wawe, indangamuntu, uruhushya rwo gutwara ibinyabiziga, ya buri kimwe cyose ufite, diploma zawe, CV yawe, umusatsi wonyine ukaba wabigaragaza, cyangwa se igikumwe cyawe ukajya ushyira ahantu igikumwe bagahita bakumenya, ntibirirwe bakubaza buri kimwe. Ibi byo kujya nko kwaka akazi ujyanye dokima, ujyanye ibintu runaka, reka bizaba byarabaye amateka. Uzajya ugenda ushyiremo igikumwe bamenye ibyawe byose, ibyo ufite kuri mail yawe, imbuga nkoranyambaga zawe zose, sava yabyo akaba ari mu turemangingo twawe fatizo, ku buryo bafata sample y'amaraso rwose bakabonamo ibyawe byose, ibyawe byose. Ikintu kizaba gihenze muri 2028 kinashakishwa n'abantu benshi ku isi kizaba ari amazi meza. Amazi meza azaba ari boro muri 2028. Hanyuma 62% by'abatuye isi bazaba baba mu mijyi. Ikindi abahanga bagarukaho nuko nyuma y'umubyibuho ukabije, guhangayika bizaba biza ku mwanya wa kabiri mu byica abantu benshi ku isi. Muri make umuhangayiko ntaho wenda kugana, abantu bagomba kwiga kuba banini kuruta imihangayiko, kubera ko imihangayiko izaba ari myinshi cyane muri uriya mwaka, cyangwa se mu myaka turi kujyamo. Kwiyahura biziyongera cyane muri iriya myaka. Hanyuma Igishinwa kikazaba aricyo kirimi kivugwa cyane n'abantu benshi ku isi, gikurikirwa n'Icyongereza ndetse n'Igispanish. Ikindi nuko Ubushinwa n'Ubuhinde ari byo bihugu bishobora kuzaba biyoboye ibindi mu bijyanye n'ubukungu, ariko Ubushinwa bwashyirwa mu majwi cyane. Nanone 50% by'akazi abantu bakora kazasimburwa n'amamashini n'amarobo. Ikigaragaza ko ubwishingizi wenda bw'ibintu runaka nabyo bizaba amateka, kubera ko amarobo niyo azaba akora akazi kose. Imodoka zitagira abashoferi zizaba rwose ziganje mu isi muri 2028. Ejo bundi mu myaka iri imbere rero ibintu bizaba ari hatari. Turi kwinjira mu isi y'amarobo, wenda urenze na 2028 ukagera wenda nko muri za 2035. Aya mashuri yacu, izi diploma zacu mu myaka iri imbere bishobora kuzaba impfabusa rwose. Bizaba bihabanye nuko tubibona uyu munsi. Aho isi iri kugana hazatesha agaciro ubumenyi umuntu azaba afite, keretse wenda ubumenyi budashobora gusimburwa n'imashini. Mu bihugu bimwe na bimwe ni ibintu bishobora no kudafata imyaka myinshi. Mu bihugu byihuta mu iterambere rwose ni ibintu bishobora gufata imyaka mike cyane, nk'imyaka 5, ku buryo ubumenyi duhabwa mu myaka nka 25 uzasanga burutwa nubwo akamashini gato kazaba karaturanganyijwe mu buryo umwe cyangwa ubundi. Nko mu Buyapani hari amahoteli atagira abakozi, haba harimo amarobo gusa. Haba harimo amarobo kuva kuba kwakira ku muryango kugeza muri chambre, ibintu byose ari amarobo, ku buryo nta muntu ushobora guhura nawe. Urumva rero ni ibintu byatangiye, niyo si turi kwerekezamo. Ugasanga wamaze imyaka 25 wiga, ariko umuntu agaturuka hariya agakora akamashini gatoya
akamashini k'amafuti gakora ibyo wize neza kandi kakakurusha no kubikora. Iyo mashini ikaba yakorwa mu mwaka umwe kandi ishobora gukorwamo amamashini ibihumbi atandukanye. Byonyine nk'uhaye nk'urugero, reba nka Google. Reba Google, programu cyangwa se uburyo ushobora kujya kuri Google ugakusanya ubumenyi bwinshi bushoboka burenze ubwawe. Ugasanga ubumenyi wize imyaka n'imyaniko, mu myaka 10 iri imbere akamashini gato k'amafuti cyangwa se akarobo gato k'amafuti kakurusha gukora neza ibyo wamaze imyaka 30 wiga. Byonyine uzanarebe kuri telefone yawe. Telefone yawe hari ibintu byinshi kurusha gukora neza kandi ari telefone, kandi ibyo ngibyo wabyize imyaka nka 30. Muri make ubu buryo bwo gukusanya ubumenyi, uru rucumitirane rw'ubumenyi tubirunda mu bwonko, yego tukaba dutekereza ko wenda hari n'ahantu bituganisha, ariko nko mu myaka 10 ubumenyi bushobora kuzahinduka ubusa kubera ko amamashini azaba akora ibyo twize imyaka yose. Mashini isanzwe rwose bakayiprogramamo amasomo yose wize imyaka 30 ikaba yabikora neza kukurusha. Kandi robo burya ibikora neza kubera ko robo ntabwo ari nk'umuntu. Robo ntinanirwa nk'uko unanirwa. Robo ntiruhuka nk'uko uruhuka. Ntikenera kujya kurya, ntikenera kuvugira kuri telefone. Robo izanoza akazi neza kuturusha. Muri make ubumenyi bwacu bushobora kuzaburizwamo rwose imbere y'amarobo. Ubu ngubu harimo haratekerezwa uburyo imashini ishobora kubaka inzu yonyine nta muntu n'umwe witabajwe. Ni ukuvuga ubumenyi bwose uzi mu bijyanye n'ubwubatsi bushobora kuba impfabusa umunsi imashini izaba ariyo yubaka inzu, nta muyede ukenewe, nta enjeniyeri, ari imashini iri kubikora. Ibi ngibi mu Bushinwa birimo birageragezwa. Hari n'umuyobozi wa Honda yigeze guca igikuba mu minsi ishize, aherutse gutangaza ko muri 2050 azaba afite ikipe y'umupira w'amaguru y'amarobo. Yasezeranyije abantu ko iyo kipe ishobora kuzatwara igikombe cy'isi cyo muri 2050. Muri make bazajya bafata ibyo umuntu uzi umupira w'amaguru ku isi nka Messi cyangwa se Cristiano, babiprograme mu mashini, imashini ijye mu kibuga ibikore nk'uko Cristiano yabikora. Muri make mu myaka iri imbere tuzongera kubona amarobo mu kibuga, tubone ba Ronaldinho na twadukoryo twabona ya macenga yabo bari mu kibuga batera umupira. Ba Zinedine Zidane baragarutse mu kibuga, tukajya twishyura tukajya kureba igikombe cy'isi cy'amarobo. Ku bijyanye n'ibitaramo, bafate wenda skills mu bijyanye n'umuziki, wenda za Tupac, abahanzi bapfuye, Michael Jackson, bakora robo imeze neza nka Jackson. Ni ukuvuga ikora nk'ibyo yakoraga, ku buryo abantu bishyura ibitaramo by'amarobo. Iyo niyo si turi kwerekezamo. Muri make kwiratana nk'ubumenyi bishobora kuzaba amateka mu myaka iri imbere. Burya hari igihe iyo uzi nk'ibintu undi wenda atabizi, hari igihe wumva muri hejuru nawe akakwemera kubera ko hari ibyo uzi kumurusha, ariko mu myaka iri imbere imashini izajya ibikora neza kukurusha. Mu myaka ya kera uzi ko habayeho igihe nta muntu n'umwe wize, ku buryo amashuri atangira umuntu yajyaga mu ishuri ari umwe nko mu gace kose, yamenya nko gusoma bikaba igitangaza, ku buryo icyaro cyose gihurura wenda ngo agisomere Bibiliya. Uwo muntu yabaga arenze, uzi gusoma, yabaga ari igitangaza mu gace. Abantu baratangaraga cyane uburyo umuntu ashobora gusoma igitabo akakirangiza. Muri make gusoma igitabo gusa abantu bakabifata nk'ibitangaza. Ubu ngubu gusoma umuntu wese arabizi, n'utabizi kubona umusomera biroroshye. Nta gitangaza kirimo kuba waba uzi gusoma cyangwa utabizi. Uku rero niko bizagenda ubwo imashini izaba ishobora kwakira ubumenyi dukura mu mashuri, ikabwanariza neza kurushaho, yarangiza ikabushyira mu bikorwa. Izabikora neza kuturusha. Hanyuma imashini isanzwe ikora amasaha yose itaruha, twebwe abantu turaruha. Imashini ntikenera kurya, twebwe dukenera kujya kurya. Imashini ntizakenera guhembwa, twebwe dukenera umushahara.
urumva rero boss ntabwo azirengagiza ayo mahirwe azaba abonye. Niyo mpamvu bakubwira ko muri 2028 hafi 50% by'utuzi dukorwa n'abantu tuzasimburwa, abantu bakavamo hakajyamo amamashini. Tekereza amashuri yose wize warusha ubumenyi Google urayibaza ikaba yagusubiza mu masegonda. Imibare yose waba warize warusha kuyibara neza nka calculatrice, ntabwo wayirusha. Ni ukuvuga iteka ryose imashini ikora neza kuturusha. Imashini zikora neza kurusha abantu. Aba boss rero ntabwo bazirengagiza iki kintu. Mu myaka iri imbere abantu bazaba bagezweho n'abize za programming. Boss azajya yirukana abakozi bose, agura imashini imwe ibasimbure, ibikore neza kubarusha, asigarane gusa nk'umukozi ushinzwe kugenzura izo program zashyizwe muri iyo mashini. Ni nka biriya by'abakonvoyeri kera. Ubu ngubu Tap and Go ni imashini yigenzura mu buryo bumwe binyuze muri program runaka bakoze. Abakonvoyeri bavuyeho gutyo. Ni nko rero bizagenda no mu tundi tuzi twinshi. Tekereza noneho nk'imodoka zitwara n'iziza, abashoferi bose bazahagarika akazi. Kera guhinga byasabaga imbaraga, ariko ubu guhinga birasaba imashini. Ibintu byinshi byakorwaga hifashishijwe imbaraga z'umubiri bisigaye bikorwa n'imashini rwose zisanzwe. Muri make imbaraga z'umubiri zabaye ikintu kimeze nk'imfabusa. Kugera i Muhanga n'amaguru byasabaga imbaraga, ariko imodoka ihakugeza mu minota 45. Ibintu abantu 100 bateruraga imashini imwe isigaye ibikora. Reba imodoka zitwara nk'umucanga, kumena umucanga rimwe gusa kw'imodoka bishobora gukorwa n'abantu 100 nko mu gihe cy'icyumweru. Tekereza rero ibintu abantu 1000 bize bakora mu gihe cy'umwaka. Niba umuntu ashobora gukora imashini cyangwa si robo yabikora mu gihe kitageze ku kwezi, boss ntabwo azaba agikeneye abo bantu 1000, azaba akeneye imashini. Hari no gutekerezwa ko muri 2050 hazaba hariho ubwenge bw'ubukorano, ku buryo icyo wifuza kumenya bakigutera nko mu rushinge kigahita kijya mu bwonko mu buryo bumwe cyangwa ubundi. Urugero, niba ukeneye nko kuvuga igishinwa ukajya ku isoko kugura igishinwa, waba ukeneye nk'ubumenyi runaka ukajya aho babugurisha ukabugura. Niba ukeneye kuvuga icyongereza nk'uwavukiye mu Bwongereza ukajya ahantu rwose ukagura icyongereza bakakiguteramo. Niba rero ubwenge bw'ubukorano buzaba bucuruzwa hose, urumva amashuri ashobora kuzatakaza agaciro. Icyo gihe rero abantu bazaba bagezweho n'abantu bakora ibintu birenze ubwenge, niba ariko navuga bya bintu birenze ubumenyi. Abo rero nibo bazashobora kugumya kujyana n'isi tuzaba turimo muri icyo gihe, bakabasha no gukomeza kumva icyanga cy'ubuzima. Mu myaka iri imbere, nyuma mu byibuka bije, ubundi bakubwira ko guhangayika ari byo bizaba biza ku mwanya wa 2 mu byica abantu benshi ku isi. Cyane ko hari n'abavuga ko indwara zizaba zarabaye amateka. Imiti yose ishobora kuzaba ihari, imiti yose rwose ikazaba ihari, ahubwo ikintu cyica abantu benshi ari umuhangayiko. Urumva umuntu udafite akazi, imibereho izarushaho gukomera uko imyaka ijya imbere. Kwiyahura rero bishobora kuzikuba muri iyo myaka. Kunywa ibiyobyabwenge bishobora kuzikuba, cyane ko henshi ku isi ibiyobyabwenge bizaba byemewe binakoreshwa cyane. Iyo rero abantu batabasha gukemura ibibazo bya buri munsi kubera ingorane z'ubuzima, ikizaba gisigaye ni ukwiyanduza. Uzarebe iyo uri mu bihe bibi, iyo utari kubasha gukemura ibibazo, ikiba gisigaye no kwiroga, no gushyira uburozi mu mubiri wawe. Iyo abantu batameze neza, nibwo wenda rimwe na rimwe banywa amayoga, bakanywa ibiyobyabwenge, bakiyanduza mu buryo bumwe cyangwa ubundi. Biba bimeze nko kwisinziriza. Ibintu byonyine rero umuntu yakora birenze ubwenge n'ubumenyi, ndetse imashini idashobora gukora, ni ibintu wenda bishamikiye ku kubaho. Niyo mpamvu umuntu bamwita human being. Umuntu nicyo kinyabuzima cyose kizi kubaho. Umuntu rero utarasobanukiwe n'igisobanuro cyo kubaho, urumva ubuzima buri imbere bushobora kumugora. Biramutse bibaye neza 100% nk'uko ubu buhanuzi bubivuga. Kambyita ubuhanuzi kubera ko abahanura hazaza
hari igihe bidahura 100%, ubuzima bwo bugatanga ikinyuranye n'icyo bahanuye, ariko akenshi hari igihe bihura. Kandi nawe uko ubibona urabona ko ahantu turi kwerekeza ni isi y'amarobo, wa mugani, ni isi y'amarobo. Ikintu rero irobo idashobora gukora ni ukubaho. Nicyo kintu cyonyine twebwe dushobora kurusha irobo. Niyo mpamvu nk'iyo wamenye neza nk'igisobanuro cyo kubaho, igihe rero ibyo wari uzi byose bikorwa n'amamashini, ni amahirwe ku bazi igisobanuro cyo kubaho. Ikintu cyonyine bazakora nyine ni ukubaho. Kuri biriya rero bijyanye n'uko isi izaba imeze muri 2028 n'iyi si y'amarobo turi kwinjiramo, yani icyo ngicyo nagusubiza rwose. Nizere ko unyuzwe. Iyi chapitre ni imwe mu mashapitire nayo abantu bo muri team dash dash bifuje ko twagarukaho mu bushakashatsi nk'urugero rwiza rwa chapitre abantu bagomba kwitega mu bindi biganiro biri imbere. Iyi rero ni inzu y'ibitabo, hano ni kuri Fine FM 93 n'igice kimwe. Ubu uri kumwe nanjye Dashimo, no guhera saa 7 kugeza ku isi saa 9. No kujya dutanguranwa saa 7 tukaba twinjiye mu ishuri, wa mugane, tugasoza saa 9. Aya masaha abiri rero aba ari amasaha yanyu. Mu kanya gato ubwo ndagaruka n'agace k'ubuzima, ntujye kure, reka mbigenze gutya. Diplomate aracyadutaramira rwose. Aha turi ni hakurya y'inyanja muri Kongo yiga ku bibazo byugarije isi muri rusange, hanagarukwa ku miyoborere myiza. Uhawe ijambo akaba ari diplomate userukiye u Rwanda. Iburengerazuba bw'isi aho tekinoloji ikataje, ibyuma bisemura bikora akazi kabyo, si possible. Ndavuga muti wacu OMS ikora akazi kayo, si ndi bugaruke ku kibazo cy'ibicurane by'akabenzi. Nubwo ari uruhare rwa twese, ntimumbonemo ko mufata imitwaro iremereye mwayikoreza super power genga power. Ari nayo mpamvu umwanzi wacu agerageza kudusiga irange ry'icyatsi, kuko twebwe irange ryirabura yamenye ko dukunda iby'ubusa cyane. Ntaratandukira cyane muri Bretagne, igice cy'ikinyejana kirahise, ihindura mikorere mu nganda rivutse. Igice cy'ikinyejana kirahise, ikirere gihindutse. Intandaro ni bazi z'ibyuka byoherezwa mu kirere n'inganda z'ibihugu bya rutura. Nta atansiyo kuri kushe ya ozone. Ha korwa iki none? Ese dukomeze twonone? Sinaje kuregera indishyi, ariko niyo nayiregera. Afurika ntimwayibonera inyishu, nubwo ihazaharira. Inganda zo munsi y'ubutayu bwa Sahara sizo zihumanya ibicu. Na demokarasi yahatari diplomasi, na politike yahatari justice. 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 Singize ngo ubutabera bujye mu kwaha kwa politike, ndetse sinabona igitiyo ngo mbure kucyita igitiyo. Nyita ikiko kinini, dore ko ari byo nzapfa na benshi ahanini. Imyaka isaga 70 irashize, Loni ihagaze ku izina. Ukuri kuzava he? Aho kwita kuri justice, ku rukiko mpanabyaha rwirahe rurangajwe na politike. The West got no friends, the West got interest. Mura Rwanda urahumeke, amacumu y'inda ntashyira igorora, mugongo mugari umpetse. Ubwo puberi zigendanwa zitumye benshi basebya ingobyi y'abahetse. Rekada politiki irarengana, nuko ari ibifu bya twese bitangana. Ndi amashereka y'umuyenzi, y'udahari ntutokorwa. Nanjye sijye ni nationalisme muri jye, freedom of speech to all. Nk'abasimbol nuzansanga mu bijujutira mu matamatama, bakabeshyera nyir'urugo ngo yabimye ijambo. Nkantrene komando, hey mentally ndi well equipped, ahatari umwanzi sindasayo. Na demokarasi yahatari diplomasi, na politike yahatari justice. 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 Yagize ati u Rwanda
Rwanda ni igihugu cy'imisozi igihumbi n'ibibazo ibihumbi bibiri muri 90. Ubwo Papa Yohani Paulo yasuraga u Rwanda, ubu ndagira nti u Rwanda ni igihugu cy'imisozi igihumbi, ibibazo ibihumbi bibiri, ibisubizo ibihumbi bine, buri kibazo n'ibisubizo bibiri. Hari muri millennium mu kinyagihumbi cya gatandatu mbere y'ivuka rya Isa Bun Mariam, mu kibaya cya Mesopotamia cyari hagati y'imigezi ibiri Efrate na Tigris. Ubwo havukaga ihinduramibereho bwa mbere ku isi, umweru uturuka ibukuru ugenda ukwira hose. Ubu ibyo dukesha western culture ni komite ikuza abaryamana bahuje ibitsina muri parlement z'ibihugu ngo barasaba kubandwa habona. Uwizuse n'icyo adakora akanyira runyonga, bamubaza impamvu asimbuka ari umugore. Nta mwanya w'ibyo, hari byinshi cyane shinzwe ukuzi boy shoferi ku mitwaro y'abagenzi homi. Demokrasi ya hatari diplomasi, politike ya hatari justice. Demokrasi ya hatari diplomasi,